nimushaka mwongere mu ntoke. Umuntu arabizi neza ko umugabo we yapfuye, yarangiza akajya mu bitangazamakuru akavuga ngo sinzi niba yanapfuye. Noneho uwo muntu uri kuvuga ngo sinzi niba yanapfuye yashyizwe ku rubuga rw'umuryango n'inshuti zirebera hamwe uburyo wa muntu wapfuye yashyingurwa. Ako kantu ngahagazeho. Umugore wa Celestin madamu Ntawirusha amaboko, madamu Claudine, umugabo we akimara gupfa azize uburwayi kugeza uyu munsi, hashyizweho urubuga yari arimo ari no mu bari ku ruhembe b'imbere abazwa igikurikira nyuma y'urupfu rw'umugabo. Arangije ajya ku kinyamakuru cyitwa Ukwezi TV, cyangwa se ikinyamakuru Ukwezi TV kiramusanga, aravuga ngo sinzi niba yapfuye kuko nagiye ku bitaro banga kumunyereka. Reka turebe ko wenda byiboze bakumva kuri ino nshuro. Ariko nta nubwo mbasaba imbabazi. Nta mwana warezwe n'ababyeyi bombi watojwe indangagaciro z'ikinyabupfura w'umunyarwanda, noneho Miss Nyampinga watinyuka akita abantu inyana zimbwa. Yavuze ko hari bamwe babinyana zimbwa bafite igikomere cy'inkunda. Nyine urumva uriya aba yarahuye n'abantu bafite za miliyari kuko yabaye iminsi akabibeshyaho. Yabibeshyaho bamubona bagakubita ishoti. Harya nta minsi washatse kwiyahura ninde? Harya wa minsi wakundeye n'umugabo w'umukongomani w'umukire yitwa nde? Vanessa. Abantu bagira ibikomere byo mu nkundo abantu bose bakababona kimwe. Right, Jaras Official TV turabasuhuje, twizere ko mumeze neza cyane, twizere ko muri amahoro. Uyu munsi turi kumwe na Jean Paul, mumenyereye, mumaze kumenyera, nabonye mwamenyereye, niba ndivuye ngo mwararengereye, ni uri bubibwirire. Ni naho turi buhere uyu munsi. Ntabwo nagira ikintu mubaza nahereye ku kiganiro duherutse kugirana kuko cyaje ibitekerezo byinshi cyane, gishobora kuba ari cyo kiganiro cya mbere nkuze kikazaho comment nyinshi, ariko noneho umwihariko w'izo comment nawo urihariye. N'ubwa mbere ngize ikiganiro kikaza abantu batukana, bitutsi birimo n'imvugo nyandagazi bikomeye pe, bikomeye. Ubwo wenda Jean Paul aza no kubabwira impamvu mubona bikiriho, mutaza kuvuga ati Jaras kuki uyu muntu atamushyirimo imiyaga izi comment azisibe. Ni ubwe wambwiye ati izo comment zireke, ubwo afite impamvu yabihisemo. So Jean Paul tutarajya no mu bindi bintu ibyo ari byo byose twaganiraho, duhereyeho ikiganiro nawe, feedback warazibonye, comment warazibonye, ibyo abantu bavuze warabibonye, gira icyo ubivugaho. Naratutswe koko. Naratutswe. Naherukaga gutukwa biriya bitutsi mbere ya 94 mu gihe cy'inkubiri y'amashyaka menshi. Nari umwana ariko nkatukwa. Natukwaga kubera amateka n'u Rwanda rwariho icyo gihe. Nongeye gutukwa ejo bundi. Naratutswe we. Ariko ubundi amaradiyo online zitaraza, iyo nka radio yatukaga nk'umuntu w'umuhanzi, umunyamakuru, ko se wakoraga nukumva iyo radio. Adamuze wajyaga bavuga ngo aratumanuka koko. Babwira abahanzi none se City Radio muyumvira iki? Niba bamanuka. So naratutswe nyine. Naratutswe ntabwo nari mbyiteguye, ariko hanushimishwa n'ibitutsi. Kandi no kubirekeraho n'ubushake bwa Jaras Jean Paul. Karagaciyemo kuko ari nabavuze ngo ndirata wa. Ngo arirata. Ibaze nirasa. Ngewe Imana nibona ngiye kwirata izatwara umugaragu wayo amahoro atarirata. Ariko tugarutse ku kivuze, byanyeretse ikintu kimwe, byanyeretse ko bamwe mu bantu b'abakiriya bawe kuko nabatumye ukiriho, iyo bakurebye ubaho, kuko iyo bakurebye umuzungu aravuga ati baho kabaho. Abo ntubashuke cyane, abanyarwanda batwinjiriza 0 n'igice 0.
sha uyu munsi niwe batuka uravuze ngo abanyarwanda ngo binjiza ngo abari mu gihugu ni zero 0.0 Oya, ari akantu ugobetsemo kakazero ngo abanyarwanda batwinjiriza tagira ngo bagutuke baza ngo abanyarwanda mutuke jarasi akantu Paul kazero basi mumuhereze akantu kazero ugobetsemo hari uwo uvuga ati uravuze ngo turi zero abanyarwanda aravuze ngo ku madolari umuzungu ashyiraho washyiraho 0 n'ibice ntabwo ari mwebwe avuze Yeah. impamvu nuko batumvisha icyo nashatse kuvuga bakantuka koko bose bashingiye ku ijambo inshoreke ibitutsi byinshi bishingiye ku nshoreke buriya hari ubwo umuntu agutuka yumvisha ako kantu kitwa inshoreke ntanumve n'ibikurikiye none se umuntu waherukaga gutukwa mbere ya 1994 numva ntari mukuru rero n'ijambo inshoreke nari ndizi mu buryo bw'ikinyarwanda inshoreke ni umugore ushaka wa kabiri utaraciye muri komine uyu munsi baca mu murenge tujye tubivuga kuko niba kiliziya gatolika ikivuga perefegitura Gikongoro buriya musenyeri umoje yakubwira ati ngewe ibyo bintu by'imirenge ntabyo nzi ukomine umugore utaraciye muri komine ngo arahire ntaciye umurenge ngo arahire uwa kabiri yitwa inshoreke nk'abasilamu bemererwa abagore 4 sinzi nzabaza mufti Salim niba baca mu murenge umurenge ukaba wakwemera gusezeranya mu buryo bw'amategeko abagore 4 ntabwo byoroshye ntabwo byemewe okay ariko hari ujya mu murenge buriya bariya batatu bitwa inshoreke ariko icyiza cyo muri Islamu amategeko yabo avuga ko yaza ari inshoreke yaza atari inshoreke bose bashyira ku munzani umwe baba ari abagore bawe amahirwe y'ubura na BTN barwa n'abasilamu yaba Ahmed ni umusilamu yaba Hussein ni umusilamu amazina ajyananira guhuza iyo mvuze ngo hari ubwo hamagara Ahmed kumbe nahamagaye Hussein ariko bamaze kwimenyera ko iyo mbavugishije nyine mbashatse kubahamagara amazina yabo rero inshoreke ndayizi ahubwo imyitwarire y'umugore wagiye mu murenge witwa Claudine nyira tugarukiriza ubwo Claudine nyira ayandi uzi rya kabiri azarishyiraho ngo yitwa nyira azarishyiraho muri comment ariko mu buryo bw'amategeko agaciro ke karazwe njyewe nagaye uburyo yitwaye kuri iyo nshoreke abagore b'abasilamukazi baba ari 4-5 bakundana hari ikiganiro nabonye cy'umusaza washatse n'abagore 12 hari igitangazamakuru gikorera kuri murandasi cyabasuye bose basangira babanye neza nk'imfura icyo rero cyitwa inshoreke nicyo natukiwe ntakubwira ngo bareke nizuzireke kese ya Celestin dusigaje kuyikoraho nk'ibiganiro 2 cyangwa kimwe impamvu nuko ikiro kitarasozwa kandi umuco nyarwanda ikiro kirasozwa n'igisozwa tuzagira gito tuvugaho indi mpamvu nuko natutswe koko bitutsi birenga 100 cyane igitutsi ubundi gutukira umuntu mu ruhame n'icyaha noneho kumutukira ku mbuga nkoranyambaga cyo ni ibyaha byinshi ni icyaha nyine kijya no mu rukiko ariko aba bantu batutse katuvuga ngo bitukire ntabwo ntawe nzarega ngo yantutse ntawe rwose ariko nanone ntabwo bavuga ngo watutse umuntu kuko utari wamwumvishe neza buriya umuntu utukana n'ubundi aba afite iyo misemburo yo gutukana so niba ikiganiro nta n'icyo hari ubwo twireba nyuma y'ikiganiro ntacyo narebye ahubwo nasomye commentaire byanyeretse urundi rwego ruvuga ngo uyu muntu umanuka umuntu akamutuka akamutukuza we urwego rwe ni uruhe urwego rwe ni uruhe umugore wa Celestin Madame Claudine bajya banga umuntu ntabwo wanga umuntu ahubwo wanga ikimurimo cyane abanyamadini ngo Imana ntabwo yanga abanyabyaha yanga icyaha so ntabwo nanga Claudine nanze icyamuturutsemo
Claudine yaba mbere yuko n'umugabo apfa batari babanye neza n'umugabo, yaba na nyuma amaze gupfa, tubishyire mu bwenge, nimushaka mwongere mu ntoke. Umuntu arabizi neza ko umugabo we yapfuye, yarangiza akajya mu bitangazamakuru akavuga ngo sinzi niba yanapfuye. Noneho uwo muntu uri kuvuga ngo sinzi niba yanapfuye yashyizwe ku rubuga rw'umuryango n'inshuti zirebera hamwe uburyo wa muntu wapfuye yashyingurwa. Ibyo byose biri kuvugirwa ku rubuga akabyirengagiza, ntubizi se? Celestin akimara gupfa muri iryo joro hashyizweho urubuga rutegura uburyo umurambo wakurwa mu bitaro, hakwishyurwa ibitaro, yanashyingurwa. Madamu Claudine yari aruriho. Uzi ko atari ururiho yandike komantere avuga turabeshye, ariko Claudine urwo rubuga yari aruriho, umugore wa Celestin Ntawirusha amaboko, ndetse ari we uri kugishwa inama ziremereye, bya bitekerezo biba biri ki hakorwa iki, harakurikiraho iki. Arangije ava ku butaka ajya kubaza ngo niba yapfuye. Gusa koko umuntu avuze ngo, uwo muntu wavuze ngo yapfuye yashinyaguye, abaza niba Celestin yapfuye kandi ari ku rubuga rutegura kumushyingura, koko umuntu avuze ngo namushinyaguze yababeshye. Ubu se kuntuka birakuraho ko Claudine atabivuze? Claudine hari n'abavuga Claudine aho waba uri hose mu gihugu. Claudine byose ni kimwe, ariko wakubwira ngo yashimishijwe n'ibitutsi yaba akubeshye, urababara wageraho ukabimenyera. Narabaye ko natutswe ntukwa n'abantu batazi kesi ikibazo ko giteye. Hari n'abazakubwira ngo mukureho uwo ngo mureke gukomeza kumuvuga ngo yiruhukire mu mahoro, bien sûr. Ariko ntabwo wareka kuvuga ikintu cyarabayeho, n'ubu kikiba kizanaba. Ubundi ngiye kuvuga nk'umuntu wapfushije abantu batari bake mu muryango, mvuge nk'umuntu wabuze umubyeyi yari afite abagore babiri, njyewe papa wanjye yari afite abagore babiri. Mvuge nk'umuntu uzi mu muco nyarwanda iyo umuntu yapfuye ibiba byihutirwa. Icya mbere ni ugusaba ubuyobozi bw'ibitaro umuntu agashyirwa mu buruhukiro cyangwa se muri morgue. Icya kabiri ni ukubarisha amafaranga yari arimo. Buriya nta muntu ujya uva mu bitaro atabarishije. Kamenyeshwa uburuhukiro arimo na nimero yahawe. Ushobora kuza ukabatura nimero. Hari umuntu wagiye gushyingura utari uwe. Ibitaro bya Kigali iyo kesi urayizi? Ego komana yanjye. Umuntu batanze umuntu utari wo bajya gushyingura Rwamagana, abandi bajya kumureba baramubura. Ariko ni na BTN yabikozeho inkuru. Iyo nkuru abayibuka baragira. Ibyo nibyo bya mbere. Igihita gikurikira ni uguhita ushaka amafaranga mu nshuti n'abavandimwe kugira ngo ibyo byishyurwe. Hishyurwa ibitaro, hishyurwa uburuhukiro. Ariko ukiri muri utwo tubiri, iyo udafite amikoro uhita ushinga urubuga ruvuga ibisabwa kugira ngo uwitwa Celestin Ntawirusha amaboko ibitaro bya Kibagabaga bimutange. Icyo rero nicyo cyakozwe. Kimaze gukorwa 10:30, yapfuye mu ijoro mu saa 9 byari byakozwe. 11:00 urwo rubuga rwari rwagiyeho. Umugore wa Celestin Ntawirusha amaboko Madamu Claudine urwo rubuga yari aruriho. Umunyamakuru wamukozeho inkuru harya ni Teonde Theogene Manirakiza, umuyobozi mukuru w'ikigo Ukwezi TV.com.rw n'izindi zandika kuri icyo kinyamakuru saa moya. Mu gihe twabimenye dukangutse bitewe n'igihe wakangukiye, twari tukibaza apfuye gute, how kuki apfuye, yararwaye kuko yarwaye, yagiye mu bitaro umunsi umwe, yagiye mu bitaro kuwa gatatu apfa kuwa kane. Ibintu bitumvikana.
umuvandimwe yari yageze ku cyiciro gikuru cy'akazi gushaka amakuru aho Celestin yakoraga BTN ku kigo cyitwa BTN Limited. Aba yatse amakuru harimo na Hussein umuyobozi mukuru wa BTN, bamubwira ko ikihutirwaga ako kanya atari amakuru, ikihutirwaga ni ugutabara. Senariyo y'umunyamakuru w'Umudage wagiye gufata ifoto muri Sudani y'Epfo, igisiga kigiye kurya umuntu wari wishwe n'inzara mu butayu, urayizi? Nayo ntayizi. Umunyamakuru w'Umudage yaragiye abona igisiga kigiye kwica umwana wari wishwe n'inzara mu butayu, nafata ifoto ategereje ko kimufata ngo apfe, bigaragara n'iyo foto. Igisiga cyaramwanuye da. Hajya ageze mu Budage, iyo nkuru iba success nk'umunyamakuru w'umuhanga, ariko umunyamakuru mwaramubaza ati nyuma yo kubona igisiga kigiye kumwica kumurya wakoze iki? Byarangiye umunyamakuru yiyahuye. Ababyibuka nabo barabibona. Niyo foto y'igisiga urayishaka ntabwo uyibura, n'uyibura uyihorere. Nta nubwo tuje kuvuga iyo nkuru, ariko turavuga nk'umuntu wamenye ko umuntu yapfuye, igikurikira cyangwa uri mu bibazo kwa nta bibazo. Gupfa ni ikintu gikomeye. Jay Polly namenye ko yapfuye saa 11 ngewe na Nopuja. Ikintu cyakurikiye tukimara kumenya ko yaguye mu bitaro bya Kigali bya Muhima, twagiye ku bitaro byo ku Muhima, mahurira na Papi. Umunyamakuru wa mbere wa BTN wageze ku bitaro, wahageze nka Papi w'inshuti ya Jay Polly ni Papi. Maurice yageze ku bitaro bya Muhima saa 9:30, twe twahageze saa 11:30, twibaza koko yapfuye. Mu rugo ngiriya wamubonye bamuzanye, ndamubona nyine. Iyo umuntu apfuye ntabwo yihutira kujya amakuru, atabara. Nyuma ubuyobozi bw'ibitaro bumenya ko ibyo bitaro harimo abanyamakuru, baraza bati ntabwo dusohoka, turi abanyamakuru ariko b'abantu, inshuti yacu yapfuye. So ni icyo ngicyo Theo yari gukora, aho kujya kuri BTN yari kujya hehe? Byibura ku bitaro byo bya Kibagabaga, niba koko akunda umuryango wa Celestin n'inshuti ye. Rero yagiye gushaka amakuru, urumva ko amakuru atayabonye, nubwo hari abantu yavuganye nabo bwakeye, ariko saa 1 yarayimwe. Nyuma avugana na Humed n'abandi bakeya bavuga uko baheruka Celestin. Yabuze ahita agirunda ku rugo rwa Celestin. Rezilita zavuyemo n'iziriya ntashaka no kugarukaho, nanavuzeho sinjya mvuga ibintu kabiri. Umugore bimwe mu bikomeye, Madamu Claudine nta nubwo yumvaga yapfuye. Yavuga ati ngewe nagiye ku bitaro bya Kibagabaga baramunyima, sinzi koko niba Celestin yapfuye. Icyo nicyo cyatumye twibaza, umuntu yavuze ngo Jaras ni gatiki, wumva iki? Ni muntu ki, ameze ate, ateye ate? Ateye ate, ni gatiki. Icyo rero amaze kuvuga biriya byose tudasubiramo, yatse kontake y'imodoka, n'uwayiguze arapfuye, wowe uri kuyaka n'umurambo atarava muri morgue. Shanirwa nivugiye kuriya barantuka koko. Ariko nubwo abantu bururiye ku ijambo inshoreke, namaganye ko yatutse uriya mugore, ariko nabo barabizi, keretse niba batarakurekeye ikiganiro. Nta kibazo afitanye n'uriya mugore wamwise inshoreke, ni inshoreke, ariko ni inshoreke yabanaga n'umugabo babyaranye. Ariko naranavuze nti amategeko ateganya iki? Ntabwo ateganyirwa kuri YouTube. Amategeko ubundi amategeko, umugore w'isezerano aba ari prioritaire, ahabwa byose. Ariko iyo wa mugabo yari afite undi mugore, umugore atanga ikirego mu rukiko. Sinavuze ko data yishwe, data yishwe ari umukozi wa leta.
yakoraga muri Imprimore Nationale imbere ya 1994 kugira ngo abana bahabwe uburenganzira ku mitungo kuri RSSB kera ari ke sociale. Umugore w'ishoreke atanga ikirego mu rukiko atari ukitangira ahubwo agitangira abana kuko bataragira uburenganzira bwo gutanga ikirego, ariko ni na procedure kugira ngo babone ku mutungo yase kuko n'abana be tushuru. Uriya mugore atanze ikirego, ariko ni nako bizagenda kuko ni procedure, niko itegeko riteganya. Ntabwo bagira abana ba Celestin yabyaye kundi mugore, ntabwo bagira uruhare ku mitungo ye hadatanzwe ikirego mu rukiko kugira ngo bayiboneho. Azatenga ikirego, urukiko ruteganye ko abana ba Celestin nabo babona uburenganzira ku mitungo yabyaranye n'iyo nshoreke. Bizagenda gute? Niba Celestin afite imitungo ya miliyoni 50, bazafata miliyoni 25 bazihe Claudine n'abana babiri, bafata izindi 25 abana bazigabane hagati yabo, ari abo Celestin yabyaye mu nshoreke uko yabyise nabo umugore w'isezerano. Umva se ibintu bidasobanutse, umva se ikibazo afitanye n'inshoreke. Ahubwo ni ikibazo cyabumvisha ikiganiro nabi, bagira ngo shyigikiye ko uriya mugore w'isezerano koko atagakwiye kuvuga Celestin yapfuye. Hoya, nanze ko yavugiye hejuru yo mupfu. Kuvuga ngo Jean Paul icyo yashaka kumvikanisha nuko umugore yavuze mu gihe kitari cya nyacyo. Ese ubundi hari igihe cya nyacyo bavuga ariya magambo wowe? Ubwo rero yakoze amabara, yavuze amagambo ahubwo niyo ntabwo ari amagambo ibikorwa ibintu yavuze ubisesenguye ukabigosora, nta nubwo bigize icyaha, bigize ibyaha. Uriya wasanga nka Ribu bagatiye umugore yapfushije umugabo we, reka tutamukurikirana bikitwa ko ari ukushinyagura. Ariko buriya abantu nibamara gutuza ushobora kujya kubona ukabona umuntu atanze nk'ikirego person avuga ati ngewe Celestin simuzi, Claudine simuzi, Yoshoreke sinyiza, ariko ntanze ikirego kubera facts nizi. Aha, hanyuma wenda Jean Paul birumvikana no kuri iyo kesi ntabwo tuhatinda, ariko wenda tunayikorozinga wenda by'aka kanya closing se ni ibiki nabo tuyivaho. Okay, tuyivaho. Okay, tuyivaho by'aka kanya. Tuzashaka English version tujye tukimanuka uruzungu tuyivaho. Ni somo ki abantu bakwiye gusigarana kuri ino saga yose? Ubwo ndavuga nkuko kuntu ruvuga uti nta gihe cyanyacyo cyo kujya kuvuga ibintu nk'ibyo ku muntu wapfuye, ndetse byanateye nyine iyo saga kubera ko yavuze ibintu tutari dusanzwe twumva. Ntabwo twari dusanzwe tubona umuntu uza mu itangazamakuru akavuga ku muntu wapfuye gutyo. Ni somo kiryaga sigaye mu bantu, kubera ko akenshi ibi biganiro tubikorera abariho mu nyungu rusange. Shakiretse ari abanyamahanga, naho abanyarwanda utarigishijwe na jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 azaba nka wa mwana wanze kumvira se na nyina kumvira ijeri. Uriya mugore ni ishami se? Ubona ari umwana ufite imyaka 25? Oya, ni mukuru. Sawa. Aho yari ari hose imbere mu gihugu, nubwo yaba yaravuye hanze, jenoside yakorewe abatutsi ntibe yaramwigishije ku kintu kijyanye no kuvugira ku mirambo. Waraye hapo natinye isomo. Reka nibwirira abana bakiri bato b'abajene, ntabwo byemewe niyo umuntu uzi ko buriya abanyarwanda nta hantu byanditse mu mategeko yaba ari aya leta cyangwa mu mategeko y'Imana ko abantu bose iyo bapfuye bitaba Imana. Runaka yitabye Imana, oya, ni cya cyubahiro n'ikinyabupfura n'ubumuntu bavuga ngo runaka yitabye Imana. Hari umuyobozi nigeze kugira mu buryo bwo kutuyobora nyine mu buryo bw'ibiganiro, Chief Editor, akakunda kutubwira iyo mvugo kuba ati iyo terme mumeze nk'ari gukonfirima ko umuntu yitabye Imana muri sire. Ibaza agiyeyo kwitaba Imana ni kujya ku Mana. Bibiliya iravuga ngo ubwami bw'Imana
buraharanirwa kandi intwarane zibwinjizamo iki imbaraga. Rero abantu baravuze ngo abantu bakwiye gukoramo isomo ki. Reka abantu tuvuge ngo dusaba Imana abafite imitima y'amabuye nk'uko Bibiliya bivuga, Imana ibaha umutima w'inyama, bagire n'umutima w'imbabazi n'impuhwe. Pfa cyose n'umuntu ntabwo bivuze guserebura, gukora ibirori umuntu yapfuye, kwibaza niba umuntu yapfuye kandi uri ku rubuga ako kantu ngahagazeho. Umugore wa Celestin madamu ntawe wirusha amaboko, madamu Claudine, umugabo we akimara gupfa azize uburwayi kugeza uyu munsi, hashyizweho urubuga yari arimo ari no mu bari ku ruhembe b'imbere abazwa igikurikira nyuma y'urupfu rw'umugabo. Arangije ajya ku kinyamakuru cyitwa Ukwezi TV, cyangwa se ikinyamakuru Ukwezi TV kiramusanga, aravuga ngo sinzi niba yapfuye kuko nagiye ku bitaro banga kumunyereka. Ariko mu mvugo yakoresheje ubwo basezeraga umurambo mu rusengero, aravuze ati mumbabarire, BTN nta kitakoze. Reka nongere nishimirire abagize uruhare bose mu guherekeza Celestin Ntawirusha amaboko. Kandi ibyo navuze ntabwo nikiniraga, yafashaga abantu mu buryo bw'ubuvugizi, keretse niba natwe nta wino tugira. Tuzashyira umuti mu ikaramu, tuzabakorera ubuvugizi. Na ririya tangazo BTN yasohoye na Theo agasohora irindi, ntabwo BTN izarega Celestin, Theo ntabwo izarega Theo Jeune Manirakiza, kuko nyine kumurega nuko ibaze televiziyo iri kuregana na YouTuber. Ntabwo n'ibintu biri bitandukanye, ahubwo ho kugira ngo BTN rege ukwezi kwarega BTN, kuko n'ibintu biri bitandukanye. Ari linya y'amakuru ntibihuza n'ibiganiro. Ngewe inama nabagira bose naranababwiye, si ukuregana, ibintu nibabyihorere, uwakoze amakosa azaba umugabo amanuke. Ari BTN ifite televiziyo izavuga iti bamugana ryasengesha ngo ijyana bukoreye byose ndabyanze kuko bentaranya nawe ikadutandukanya. So BTN yasohora itangazo ikavuga ko yabihagaritse, ukwezi yavuga ati byararangiye abasa. Ariko toujours nagarutse ku bakiniye ku murambo, umuntu akiri muri moruge. Gusa nazo komatere nazo se tuzazireke zimanuke, reka turebe ko wenda byibuze bakumva kuri ino nshuro. Ariko nta nubwo mbasaba imbabazi. Wari watega moto ukayibwira imbabazi, wari watega moto ukayibwira ngo ku Gisozi ndaguha 1000, kavuga ngo reka pfe kuyafata. Iyo mpita baga ndatega inda ibaza, ariko wazo motari apfuye kuyemera akugiriye impuhwe. Aho ngaho barubuju urumva arabizi ko nta miyaga, niba apfuye kuyafata ntaguce 400. Vuga uti rwose uri kwirebero ku Gisozi reka pfe kuyafata, naho nari nta kimpe 400. Ariko niba guciye 1500 pfe kuyafata. Rero abakonzi ba Jaras official, abantutse n'abatarantutse ndabashimira. Ntabwo nihohora kuri mwe, kuko Yezu nawe wavuze ngo bababarire kuko batazi ibyo bakora. Kandi umugore w'isezerano nza agaciro ke, ariko kandi ntabwo nanone abana yabyaye Celestin twabajugunye gute se kandi ari abana. Haryo gira ikinyabiziga iyo habaye impanuka mu muhanda, umuntu wagonze ntavuga, uwagonze abashaka kumvikana, uwagonzwe polisi ize itereme kandi yazigatwara perimi zanyu mwese. Noneho uriya mugore utari w'isezerano, buriya iyo agiriye amahirwe yari kuva umugore wa Celestin avuga ati ifite mukeba wanjye ntabwo twari tubanye nabi, n'ubundi umugabo n'uw'abagore. Donc hari ukuntu mu Kinyarwanda abantu baciringa bagatebya. Umugore kubona ko afite muramuka, ngewe nza abaramukazi babana neza
abakeba ko hari amakuru avuga ko yanze ko anagera mu rugo iwe ya ngo ni recording numvise ntabwo ndi siri numvise hari umuntu wabikodinze w'umunyamakuru mugenzi wanjye avuga ko yanabujijwe kugera aho umugore utari w'isezerano ubundi se wowe iyo ciri yari koroha ubundi se ibyavuzwe n'umugore w'isezerano niyo atabibuzwa yari kujyayo ni uko u Rwanda ruyobowe na Perezida Kagame ishyaka cyangwa se umuryango witwa RPF ari byo biyoboye iki gihugu iyo biza kuba mbere ya 1994 umugore w'isezerano kuko ndi kuvuga ibyabaga kera umuntu yarapfaga umuntu yaza kukireba bakamukubita karandabeshya baturiya bati niwo wamuroze bagakubita ngiye nabonye abantu bakubitirwa ku biriyo mbere ya jenoside ariko ubu umukubise ribu yagutambikana uriya mugore shingiye ku buremere bw'amagambo yavuze bari umuntu aba Celestin cyangwa abashiki be n'ababyeyi be n'inshuti ze bari kumukubitira hariya haba ari kwirimbi bari kuhamukubitira haba ari mu rugo bari kuhamukubitira ari niwe haba ari no mu rusengero bari kuhamukubitira ariko kubera yuko leta ishyiramo imiyaga kubera amategeko nabwo ariko bari abanyarwanda batinya itegeko hari abavuga bati wampa mikoro nk'iya Jean Paul afite none nabivuga nashaka bakafunga kubera ko avuga ngo nimukubita harazaramo n'ibindi kandi kubera ko n'umugore yimirijwe imbere abagore ntibakubitwa ni dot ni touch ariko nanone umugore ushinyagura simbizi uko yitwa ariko turashimira ubutegetsi buriho burangajwe imbere njya mbyumva mu birori Kayimusi akavuga ati ntori zirusha intambwe reka nanjye nitse muri iryo turashimira ubutegetsi buriho burangajwe imbere na Perezida Kagame kuko iyo buza kuba ubundi butegetsi twabaye njyewe nabaye muri guverinoma imwe ya kabiri iriho niyi shaka Habyarimana abantu barakubitanaga wajya no kubarega wajya no kumurega bakakubwira ngo urase ko yatunaniye shora mugore bari kumukubita iyo biza kuba mu bundi butegetsi butari ubu kandi nabwo batinye itegeko nabwo bari kumusekura niko bavuga uzatinya umuntu yakubwira ngo ndagusekura shara gusekura nyina ruga avuga ati ngo ndagukubita yivugira ariko yavuze ati ndagusekura shara gukubita byo rero akagira gusa abantu kuko ejo ariko niba Celestin yarakoze inkuru ivuga ko irimbiri rya Nyamirambo rituzuza imibare yapfa bakazana kariya ka video tekereza ko uriya mugore apfuye iriya video itaza harimo n'abavuga ngo nawe arapfuye ngo yongwa ahise amukurikira ngo yongwa ibikundanye disi birajyana ntabwo ari byo twifuza kuko ntawavuga ngo ibi nibi ntabwo byakorwa kubera ibi nibi uriya mugore rigazapfa nk'uko nanjye nzapfa kuko ku isi turi abagenzi ese tuvuge iki nese mvuge ngo abantutse n'abana beza muri abana babi kandi ibyo mwakoze ntabwo nabasabira umugisha buri muntu azahembwe ibyo yakoreye kuri iyi si sibyo bashakaga nibyo hanyuma reka nsoreze kuri iki kintu kimaze iminsi kivugwa mu itangazamakuru bamwe bakakivuga uko bashaka ariko cyaturutse kuri kwa Miss Mutesi Jolly uwahoze ari Miss wabaye Miss 2016 yego avuga ati hari abagabo bakubera inyana zimuka urumva nako kantu kafashwemo ari uwuhe sikose nawe kunkoresha penalty Mutesi Jolly Beso wagiye muri show business mu guhe mwaka wagiye mu banyamakuru wabaye umunyamakuru ryari jara 2012 Mutesi Jolly yiyamamarije kuba Miss Rwanda atanzwe n'iyihe ntara Uburengerazuba mu karere ka Karongi yatanzwe n'intara y'Uburengerazuba ndi mu bamuvugishije yabaye Miss ku cyumweru mvugana n'uwahoze ari guverineri y'Uburengerazuba Mutesi Jolly sonde avuka ku Kibuye cyangwa i Rubavu kwanza Mutesi Jolly wabaye Miss
watanzwe n'intara y'uburengerazuba niyo wiyamamarijemo, urabizi ko utari umunyakibuye, nturi umunyagisenyi, nturi umunyacyangugu, nturi uw'inyamasheke, nturi uwa Nyabihu, nturi uwa Ngororero. Kuzamuka kwawe ku bumisi ubuse warabizi, ariko arabizi ko yatanzwe n'intara y'uburengerazuba ngo niho avukara. Iyi ntuza ya Preskid ubu minsi one se atanga iki? Nyana zimbwa nyine siko yavuze. Sawa, ntiwemeranya nawe se? Umuntu atanga icyo afite, none se avuga iki? No comment. Ariko nushaka kureba umwana ujye umureba mu iterura. Ejo bundi ntabwo bagiye aryo Miss Rwanda uyu munsi ninde? Ni Muheto. Bagiye ngo ku ishuri yize higahine. None reka ngo ikizame. Genda ushaka ahantu Mutesi Jolly yize primaire. Nusanga yari umwana w'umutagatifu, Mutagatifu Jolly Mutesi. Ujye muri secondaire, ujye muri kaminuza. Nusanga ari Mutagatifu Jolly, uzaza umbwire. Kubera iki? Hari n'amakuru avuga ko yabaye na za Uganda igihe kinini. Za Uganda. Ibugande ba. Sawa ugiye kubanga Uganda. Ibugande. Emera kuri umunyarubavu nuza n'ibintu bya za Uganda ariko iwacu uri ku majengo da. Hapo natinya. Mtoto wa majengo. Mtoto wa majengo na Gikondo unaleta matatizo ya za Uganda. Anese. Nashaka be yarize za UK. Mbarara High School. Nashaka be yarize arya cya kigo ntari. Ariko nusanga nta mwana warezwe n'ababyeyi bombi watojwe indangagaciro z'ikinyabupfura w'umunyarwanda, noneho Miss Nyampinga watinyuka kita abantu inyana zimbwa. Kuri no nshuro ahubwo rero barakwirenza. Oya. Ngewe Mutesi buheraho bavuga babonye ko no muri cya kiganiro bavuga ati ni wowe Jolly yavuze. Ngewe naherukaga kuvuga kuri Mutesi Jolly aba Miss Rwanda 2016. Arabizi arabyibuka. Namuhamagaye saa 4 za mu gitondo yabaye Miss saa 6 z'ijoro. Saa 6 igikorwa cya Miss gitwara iminsi 2. Nari nabyibagiye. Kandi bimaze igihe. Kuva nka za 2013 bitwara iminsi 2. Rero ntabwo kuboneka mu masasa. Kandi abagira ngo kuko batinda kuza baba bagira ngo nyine amafoto agaragare haboneka amafoto. Mutesi Jolly we yakoze amakosa kuko ntabwo hari umugani wango abakobwa bose si iki harya ntabwo abantu bose ari babi, abagabo bose si inyana zimbwa. Nabo niko yavuze ko hari bamwe babinyana zimbwa abafite igikomere cy'inkundo. Nyine urumva ari yaba yarahuye n'abantu bafite za miliyari kuko yabaye iminsi akabibeshyaho. Yabibeshyaho bamubona bagakubita ishoti. Harya nta minsi washatse kwiyahura ninde harya wa minsi gwakundeye n'umugabo w'umukongomani w'umukire yitwa nde? Vanessa. Abantu bagira ibikomere byo mu nkundo abantu bose bakababona kimwe. Nta fotokopi y'umuntu ibaho. Ibikomere wagize mu rukundo bitandukanye n'ibyo Karara yagize. Niyo mpamvu nta byinshi navuga kuri Mutesi Jolly kuko batagira ngo ni na beef dufitanye, ariko arabize nawe ko yakoze penalty cyangwa se akaba ashaka kwitwikira nka Shadibu. Niba ashaka kwitwikira nka Shadibu nakomeza. Jean Paul buri kwira reka duhinira ahangaha. Nanze kwira kuhe mugabane buri kwira turi hano muri Afrika buri kwira. Okay. Ku mashusho. Okay. Reka tugeze ahangaha duhinira ahangaha kuko nifuzaga ko wenda ugira ibintu tubwira ku bijyanye n'imanza ariko twe kubivanga. Tuzabiganireho ejo tuzabiganiraho undi munsi. Ejo cyangwa ejo bundi imanza. Urakoze. Imana ibarinde mwese.